Ndabashuhuje bakunzi ba Authentic Christendom TV, mugire amahoro y'Imana. Ni Dr. Symphorien ubasuhuza, nk'abandi hano i Texas nk'uko mubimenyereye. Authentic Christendom TV ni ukuvuga ngo ubwami bwa Kristo butarimo itekinika ry'abanyepolitiki n'itekinika ry'amadini. Intego y'iyicano nk'uko nabivuze inshuro nyinshi ni ugukebura abanyepolitiki ndetse n'abanyamadini bimika antikristo mu buryo bazi cyangwa se ubwo batazi, kugira ngo tugendane mu kwamamaza ubutumwa bwiza hatabayeho kubangamira umuturage, kuko itorero na leta biruzuzanya, ntabwo ari byo guhangana, ariko hari igihe itorero rigomba gukebura leta kugira ngo igaruke mu murongo. Ni imwe rero mu nshingano z'iyicano. Uyu munsi rero tariki 25 z'ukwa 12 2024, ikaba ari umunsi wa Noheli nk'uko bisanzwe. Nkaba rero nyine ngira ngo tugire ibyo tuganira, maze iminsi ntaboneka kubera tubayeho nka Pawulo muzi ko yari atunzwe no kubamba amahema kugira ngo abone uko akora umurimo atabangamira abaturage cyangwa se abakristo, abasaba imisanzu cyangwa n'ibyacumi cyangwa n'ibindi byose bitunga bamwe mu bakora umurimo w'Imana. We rero yakoraga umurimo w'Imana ariko atunzwe no kubamba amahema. Natwe rero niko tubayeho, dutunzwe no kubamba amahema nka Pawulo, kugira ngo dukore umurimo w'Imana ariko tunashobora kubaho. Uyu munsi rero nk'uko mubibona nyine nashyizeho, ubona ko ari Merry Christmas, nyine ni Noheli nziza, ariko hariya ku ruhande naho murabona ko hari umusirikari uri ku rugamba rwo kurwanira ubwoko, intambara y'ubwirinzi twumva yadutse. Ubwirinzi bisobanura byinshi nyine nk'uko tubizi, bakabyitirira ubwirinzi, ariko harimo gusahura, harimo n'ubwo nyine ubwirinzi bwo kurinda ubwoko nk'uko babyivugira. Ubwo rero jyewe icyo ngira ngo mvugeho ni uko nyine iyi ntambara y'ubwirinzi itubihirije Noheli. Niwo mutwe w'ikiganiro cy'uyu munsi. Intambara y'ubwirinzi yatubihirije Noheli, kandi si ubwa mbere, ibaye inshuro ya 30. Ubwo rero ni karibu, ndagira ngo tuganire ku iki kintu nyine cy'ukuntu intambara y'ubwirinzi ikomeje kubishya Noheli. Urebye ndavuga ku tuntu n'utundi, ntabwo ari ibyo gusa ndi buvugeho, ndavuga ku tuntu n'utundi. Akantu ka mbere turaheraho nako cy'ubushakashatsi bugaragaza kuri Noheli. Ubwo bushakashatsi bwemeza ko Yesu atavutse ku itariki 25 z'ukwa 12 nk'uko nyine abantu benshi bamwe babizi, ariko ntabwo ariyo tariki Yesu yavutseho. Iyi ni imwe mu matariki abapagani basengaga izuba bizihizaga umunsi mukuru w'izuba. Uwitwa Constantine amaze kwima ingoma y'Abaromani yayobotse Kristo, ariko anakomeza gusenga izuba. Niwe watangije gusenga Imana y'Abakristo ku cyumweru Sunday, ariko anarekeraho gusenga izuba kuko yabikoraga byose ku nyungu zo gusigasira ubutegetsi bwe. Ni muri urwo rwego na Noheli yatangiye kwizihizwa ku itariki 25 z'ukwa 12, aho kwizihiza isabukuru y'izuba. Ibi Constantine yakoze babyita syncretisme. Ni ukuvuga ngo ni ukuvanga ubupagani n'iyobokamana ku nyungu runaka, cyane cyane inyungu za politiki. Uko biri kose byarangiye guhimbaza Imana ku cyumweru cyangwa se gusenga Imana ku cyumweru
ah, ndetse na Noheli ku itariki 25 z'ukwa cumi n'abiri biburijemo gusenga izuba nk'uko byari bisanzwe bikorwa. Noheli nziza rero bene data muri Yesu Kristo, ntabwo ari ugusenga izuba, ahubwo ni ukwizihiza ivuka rya Yesu Kristo, nubwo atariyo tariki nyatariki, ariko niyo bakristo bemeranijeho kugira ngo tujye duhimbaza twibuka ko Yesu yavutse. Kandi iyo atavuka ntabwo tuba tuvuga nyine ijambo ry'Imana, ntabwo tuba twamamaza ibya Kristo. Ako kari akambere mu tuntu n'utundi. Aka kabiri, mu bushakashatsi maze iminsi ndi gukora ku mpamvu y'icyo umwuka wera yambwiye gukora nzatangaza mu minsi iri imbere, navumbuye ko abaporoso cyangwa se protestantisme cyangwa se abakristo batemera litirijiya n'amahame bya kiliziya gatolika, kiliziya y'abaromani, ntabwo batangiriye mu Budage mu 1517 nk'uko tubibwirwa. Abaporoso cyangwa se protestantism yatangiriye muri Tunisia mu mujyi witwa Abitina muri 311. Batangiye bitwa abadonatisite kuko bari bafite umubishopu witwaga Donatus, waje kwitirirwa nyine iyi gurupe y'abakristo bitwaga donatisme, abadonatisite. Kubera ko amakuru avuga kuri donatisme, vuga iyi gurupe y'abakristo aboneka yandikishijwe na kiliziya gatolika bari bahanganye, biragoye kubona amakuru yose y'uko byagenze kuri gurupe y'abakristo b'abaporoso bo muri Tunisia, muri Amerika, muri Afurika y'Amajyaruguru. Igitabo kitabogamye nashoboye kubona cyemeza ko kiliziya gatolika yandikishije ko donatisme cyangwa se donatist, donc abakristo b'abaporoso bari abayobi b'abaturage batatinyaga kwicwa bahorwa Imana. Abadonatist nabo bakavuga ko kwitandukanya na kiliziya y'abaromani byari ihame ku mukristo w'ukuri, kuko kiliziya bayifataga nk'itorero ry'ubwami bw'abaromani, bafataga nka antikristo. Abagatolika ntimunyumve nabi, ndi kubaha amakuru muyabyaza umusaruro uko mubyumva, ntabwo ndi mu ntambara z'amadini. Iyi nkuru ya donatisme nzayigarukaho nindangiza gukusanya ubushakashatsi ndi gukora ku byo nzabatangariza. Ako kari aka kabiri ku tuntu n'utundi. Aka gatatu karavuga ku ikindi navumbuye ni uko iyogezabutumwa bwa Kristo ryageze muri Afurika bwa mbere rizanywe n'intumwa ya Yesu yitwaga Mariko mu mwaka wa 49 nyuma y'ivuka rya Yesu. Yahereye rero mu mujyi witwaga Alexandria wo mu Misiri. Nyuma haje kwigarurirwa n'Abisilamu muri 641. Ibi byatumye amakuru ku itangizwa ry'iyogezabutumwa muri Alexandria ku buryo burambuye asibangana. Nta makuru ntiyapfa kuboneka. Bishoboke ko iyogezabutumwa ryageze muri Tunisia hamwe nahereye hari ya gurupe y'abaporo aho yavukiye. Bishoboke ko iyogezabutumwa ryageze muri Tunisia riturutse ahangaha muri Alexandria muri Misiri, kuko ngo mu mwaka w'180 hari abakristo muri Tunisia mu murwa mukuru witwaga Carthage, ariyo Tunis y'ubu ngubu, hegereye Tunis y'ubu ngubu. Uwitwa Mutagatifu Auguste de Hippo cyangwa se Saint Augustine of Hippo mu Cyongereza, ni umwe mu ba bishop b'abagatolika
bakomeye babayeho bavuka muri Afurika, aho nyine i Carthage muri Tunisiya. Eh, akaba ari umwe mu barwanyije bikomeye ya gurupe navuze y'abaporoso bari bavukiye nyine aho ngaho muri Afurika y'Amajyaruguru muri Tunisiya, mu mujyi witwa Abitina. Uyu Bishop Augustin de Hippo cyangwa se Saint Augustine of Hippo niwe Kiliziya yakoresheje cyane kugira ngo asenye nyine abo bene wabo bari bavutse b'Abanyafurika ariko b'abaporoso. Mvuge ko navuze ko bavutse muri 311, urumva ko ni kera cyane. Nibo baporoso ba mbere rero bazwi babayeho, ariko nyine ntabwo bamaze igihe kirekire, bamaze ahari nk'imyaka nka 200. Hanyuma Isilamu ifashe mu majyaruguru ya Afurika, barasenyuka burundu. Uyu Bishop Augustine rero, Saint Augustine, yagizwe umutagatifu, na Kiliziya Gatolika, ahari bitewe n'uko nyine yakoze icyo gikorwa cyo kubasenyera abaporoso bari bavutse muri Afurika. Ariko sinahamya ko ari kubera iyo mpamvu gusa, kuko yanakoze ibintu byinshi bikomeye byifashishwa mu iyobokamana kugeza uyu munsi, kandi bikoreshwa n'amatorero yose, si Abagatolika gusa, kuko n'abaporoso hari ibyo Bishop Augustine cyangwa se Augustin of Hippo yakoze muri teolojiya, n'ubu byifashishwa mu matorero yose, yaba Abagatolika cyangwa se abaporoso. Nko kubatiza impinja yabikozeho, ari mu babidefanze cyangwa se mu babizanye, ari mu babizanye, ndetse ikintu bita predestination, ndetse n'ikintu bita icyaha cy'inkomoko. Ibyo byose ni ibintu yakozeho cyane, kandi bigikoreshwa muri teolojiya uyu munsi, kandi bikoreshwa n'amatorero yose, ntabwo bikoreshwa n'Agatolika gusa. Akaba rero nyine bamufata nk'umuntu wakoze akazi kenshi cyane mu itorero, ariko ni nawe warwanyije cyane abaporoso bavutse muri Afurika y'Amajyaruguru muri Tunisiya. Ukaba rero wasanga nyine ariyo mpamvu bamugize umutagatifu, kuko ibihugu by'i Burayi abantu bakunze guha imidari, ni uko baba bagira ngo bagire icyo bazabakoresha rimwe na rimwe, cyangwa se aricyo babakoreye kidasanzwe. Ikindi gishoboka ni uko bitewe n'uko Isilamu yahise isenya abakirisitu muri Afurika y'Amajyaruguru, muri Misiri no muri Tunisiya, ndetse no mu gace kose nyine k'Amajyaruguru muri za Algeria n'ahandi, byaba byaratumye Yesu atamenyekana muri Afurika yo munsi y'ubutayu, mu bice by'iwacu muri East Africa, muri Central Africa. Wasanga ariyo mpamvu yenda Yesu atamenyekanye ku gihe, bitewe n'uko aho bari bahereye mu majyaruguru, Isilamu yaraje irahafata, hanyuma amakuru yose irayasibanganya, irabisenya burundu. Ubwo rero yenda akaba ariyo mpamvu kugeza mu 1900 Yesu yari ataramenyekana muri Afurika yo munsi ya Sahara, kugeza igihe abamisiyoneri bazanye n'abakoloni, bavuga ko bazanye ijambo ry'Imana. Yego nibyo bararizanye, ariko muzi ko ikintu nyamukuru cyabagenzaga kwari ukugira ngo bafatanye kugira ngo basahure ibyo basahuye muri Afurika, aribyo byabagize abo bari ubu ngubu ni abakire, kuko hari imitungo myinshi basahuye muri kiriya gihe cy'ubukoloni, baraza babyirundaho, babyigwizaho. Bakoze n'ibyo ivugabutumwa Yesu baramutwigishije, ariko hari n'ibindi batukoreye bitari byiza. Reka nsoreze kuri Noheli mu matorero akorera leta z'igitugu. Mwibuke ko navuze ko umutwe w'amagambo ari uko intambara z'ubwirinzi zatubihirije Noheli.
nicyo ngira ngo ngarukeho rero, nicyo cya nyuma, ntabwo ndi buvuge ibintu byinshi uyu munsi. ubwo rero ngeze ku cya nyuma, kivuga ko noheli iri kubera mu matorero akorera leta z'igitugu, ntabwo iryoshye rwose. Nyigereranya n'icyo bita nazified version of Christianity. Ni ukuvuga nazified version of Christianity, ni ukuvuga ko mu gihe cya Hitileri hari abakristo bamufashije, bamushyigikiye muri iyo ntambara yateje ku isi yose. eh, badukanye rero ubukristo bushyigikiye ingoma y'igitugu nyine ya Hitileri, bitwaga abanazi, bakabita abanazi b'abakristo. Nicyo bita nazified version of Christianity. Bari abakristo ariko bashyira imbere ubunazi kurusha kristo. Abo banazi b'icyo gihe nibo ngira ngo tugereranye n'abitwara nkabo mu gihe cyacu uyu munsi, batuma noheli itizihizwa neza kubera intambara z'ubwirinzi zadutse mu karere, intambara twese tuzi kandi tubona. Ubuyobe bw'amatorero n'amadini dufite mu karere, cyane cyane agizwe n'abavuga ikinyarwanda. Bamwe bacyita igihutu, abandi bacyita ikinyamurenge, abandi bacyita ikinyabwisha, abandi bacyita ikinyemera, abandi bacyita ikirundi. Uko babivuga kose ariko turumvikana muri urwo rurimi. Aya madini rero ari mu iyi kominote, mw'aba bantu ahuje ubuyobe n'abanazi bitaga abakristo, ariko bagashyira ubunazi imbere kurusha kristo. Nk'uko abanazi bashyiraga ubunazi imbere kuruta kristo, niko amatorero menshi dufite mu karere, ntabwo ahantu hose hari abavuga ikinyarwanda cyangwa se za ndimi navuze. Muri Congo barahari, muri Uganda barahari, muri Tanzania barahari, Burundi ni uko. Ndi kuvuga muri rusange umuryango mugari w'abavuga runo rurimi, uko waba urwita kose bitewe n'aho uherereye. Hari ubuyobe amatorero yacu ahuriyeho n'abanazi bo kwa Hitileri, nicyo ndi kugerageza guhuza. Kuvuga ngo nk'uko abanazi bashyiraga ubunazi imbere kuruta kristo, niko amatorero menshi dufite mu karere ashyira imbere ubwoko kuruta kristo. Iki ni ikibazo gikomeye ku hazaza h'itorero. Intambara iri guca ibintu muri Congo itizwa umurindi nuko yubakiye ku bwoko bwishyize hejuru nk'abanazi, bwumva budatekanye igihe cyose hari ubundi bwoko hafi aho buvuga buti twubake igihugu kigendera ku mahame ya demokarasi, aho abantu bahabwa inshingano n'amahirwe hakurikijwe ubushobozi, aho gushingira ku bwoko. Nubwo mu by'ukuri iyi ntambara ari mpatsibihugu, ntiyari gushoboka hadakoreshejwe umwiryane wubakiye ku moko mu karere kacu. Iyi ntambara yatubihirije noheli, imyaka 30 yose irashize. Iyi ntambara irerekana ko umwijima waganje umucyo mu karere kacu. Iyi ntambara yagaragaje ko dufite amatorero nk'ay'abanazi bo mu gihe cya Hitileri, amatorero atigisha noheli icyo ari cyo, icyo noheli isobanura. Kuko kwigisha noheli nyabyo, kwigisha noheli icyo ari cyo,
nk'uko tubisoma muri Mariko igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa kane, byatuma bibutsa abakada ba leta kwihana amacakubiri n'uburiganya bahatira abakristo kwigisha ko Imana itabaho, kuko iyo iba ibaho ngo iba yarabatabaye. Bati nitwe Mana kuko twabatabaye. Bati turarwana muri Kongo kugira ngo dukomeze tubarinde kandi tubatabare. Si Imana ibarinze, nitwe tubarinze, twebwe twabatabaye. Bati turi mu ntambara y'ubwirinzi. Ibi bitumye tumara imyaka 30 Yesu ataravukira mu mitima y'abanazi b'iki gihe biyita abakristo. Ibi bitubihiriza Noheli rwose bigomba guhinduka. Sinzi niba iyi paragarafe yumvikanye neza, ariko icyo ndi kuvuga ni uko nyine iyi ntambara yatubihirije Noheli imyaka 30 yose. Ni intambara yerekana ko umwijima waganje umucyo mu karere. Ni intambara yagaragaje ko dufite amatorero nk'ay'abanazi bo mu gihe cya Hitileri, amatorero atigisha Noheli icyo ari cyo, kuko kwigisha Noheli icyo ari cyo nk'uko tubisoma muri Mariko igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa kane, byatuma bibutsa abakada ba leta kwihana amacakubiri n'uburiganya bahatira abakristo kwigisha ko Imana itabaho, kuko iyo ibaho ngo iba yarabatabaye. Bati nitwe Mana kuko twabatabaye. Bati turarwana muri Kongo kugira ngo dukomeze tubarinde. Si Imana ibarinze, turabarinze. Bati turi mu ntambara y'ubwirinzi. Niyo paragarafe nari nsubiyemo kugira ngo byumvikane neza. Ntibyashoboka ko habaho itorero ry'intungane gusa mu isi y'umwijima, ariko ibyagombye kuranga kominote y'abavuga uru rurimi ndi kuvuga, yiganjemo abakristo barenga 80%, ibibaranga biri hasi cyane mu karere kose. Ugereranyije n'umubare uri hejuru w'abakristo, n'ubugome buhari, intambara zihari, amacakubiri ahari, amakimbirane ahari, bigaragara ko hari ikibazo, hari ikitagenda. Ntabwo waba ufite abakristo bangana nk'uko bangana mu karere ngo hakomeze kuba ziriya ntambara, hakomeze kuba biriya bibazo. Ni uko abo bakristo ni ab'izina gusa, ni abakristo Yesu atavukira mu mitima yabo, ni abakristo batizihiza Noheli, ni abakristo bitwara nk'abanazi mu gihe cya Hitileri. Ku bw'ibyo hari ikibazo bene data, hari ikibazo ku hazaza h'itorero niba bino bintu bidahindutse. Ikibazo si abakristo basanzwe babandi bigira ku misozi gusenga, babandi abakristo basanzwe ntabwo aricyo kibazo. Ikibazo ni abakada bayoboye amatorero n'amadini bishe mu makanzu y'abakozi b'Imana. Ikindi kibazo kikaba abashumba bakijijwe nyabyo, ariko babaye ibikange bagahitamo guceceka kugira ngo baramire mu gihugu cy'abanazi, mu gihugu cy'abagizi ba nabi bitwara nk'abanazi. Ikindi kibazo kikaba abateshejwe umurongo n'abacurabwenge ba antikristo b'abanazi bigisha ko nta mukozi w'Imana uvuga ku mibereho y'igihugu, ko agomba kuvuga iby'ijuru gusa, ibindi byose babyita politiki. Hari ukuntu abanazi b'iki gihe badukanye iyo nyigisho yo kukanga yo kuyobya abakristo nyabo, ngo ntibakavuge ku bijyanye n'uko igihugu kiyobowe, uko akarengane kameze. Ibyo ngibyo ubivuze bakavuga ko yateshutse umurongo yivanze muri politiki, ariko ibyo ntabwo ari ukuri. Ni uko baba bagira ngo basigasire ubwo bunazi bwabo, bakomeze bagirire nabi itorero, bakomeze babuze itorero kwinyagambura. Buriya rero agahinda k'abanyagihugu kadashobora kwaturirwa ku ruhimbi
cyangwa se kuri aritari mu isengesho no mu nyigisho kaba gahishwe Imana nubwo Imana ibona byose. Sinzi niba akantu muba muri kukumva neza. Agahinda k'abanyagihugu kadashobora kwaturirwa kuri aritari no ku ruhimbi, aritari cyangwa ku ruhimbi mu isengesho no mu nyigisho kaba gahishwe Imana nubwo Imana ibona byose. Urugero n'Abisirayeli muri Egiputa, Imana yabonaga agahato bari barimo, ariko yakabakuyemo ari uko batoboye barataka bararira bati Mana dutabare. Niba rero agahinda mufite, agahinda itorero rifite kadashobora kwaturirwa ku ruhimbi cyangwa kuri aritari mu isengesho no mu nyigisho, ni ukuvuga ko ibyo bihishwe Imana nubwo Imana ibonera hose icyarimwe, ariko niba bitaturwa ku ruhimbi, ibyaturwe mu isengesho no mu nyigisho no mu ndirimbo, ni ukuvuga ko ari amahoro. Nubwo Imana ibonera hose icyarimwe, niba kukwatura kutariho, niba uko kuniha kutariho, kandi kukabera mu itorero atari mu nzu iwawe gusa, ahubwo wa munsi twahuye twese tukazamura uko kuniha twese tuti Mana dutabare, Mana hindura imitima y'abanazi. Niba iryo sengesho ritaterwa mu ruhame, ni ukuvuga ko agahinda mufite mugahisha Imana. Mu byakozwe n'intumwa umurongo mu byakozwe n'intumwa ibice 2:37 haranditse ngo abantu bumvise ibyo barakangarana, maze babaza Petero n'izindi ntumwa bati bavandimwe dukora iki? Hari icyo Umwuka Wera yambwiye cyakorwa. Nindangiza ubushakashatsi ndi gukoraho no kubisengera nzakibatangariza. Nindangiza ubushakashatsi ndi kubikoraho no kubisengera nzabibatangariza icyakorwa. Hakenewe abakristu batitwara nk'abanazi bo mu gihe cya Hitileri. Iyi ni impinduka ikenewe ariko itoroshye kwigisha abantu bitewe n'ingengabitekerezo za politiki na doktrine z'amatorero atandukanye dufite kandi zimaze igihe kirekire. Ntabwo ari ikintu cyoroshye mu by'ukuri. Abo tubyumva kimwe mbasabye inkunga ya miliyoni y'amasengesho, dusengera kuba abakristu bafite imitima ituwemo na Yesu, kugira ngo Noheli y'ubutaha izasange hari benshi bafite aho Yesu azavukira mu mitima yabo. Bene data bakundwa muri Yesu Kristo, ntabwo nari mfite byinshi byo kuvuga uyu munsi, kwari ukubifuriza Noheli, ariko Noheli mu by'ukuri ikomeje kutubihira bitewe n'intambara z'ubwirinzi zadutse, zikaba zituma nyine tugira iyo Noheli yo mu gahinda, kandi agahinda tutatura kubera amatorero yagombye kwatura yahindutse amatorero y'abanazi, amatorero akorera mu kwaha kwa leta, amatorero ayobowe n'abakada ba leta. Ibyo bigatuma rero Imana nayo iburaho ihera idutabara, kuko kuniha gutoya kwacu niko Imana icamo akadirishya ko kudutabara. Ariko iyo twicecekeye, nubwo Imana ibibona, birayivuna kudutabara, mba ariko mbivuga, kuko n'Abisirayeli nk'uko nababwiye muri Egiputa, Imana yabatabara uko batoboye baravuga bati Mana turarushya ubucakara buraturembeje dutabare. Niba rero tutashobora gutakamba kugira ngo turamire mu gihugu cy'abanazi, kugira ngo kubera ko bafite ukuntu bakontorora n'isengesho n'ibiki byose,
ibi byose bibishya noheli, nk'uko iyo uyu munsi yatubihiye. Genda wowe uri kunyumva ntiyakubihiye bitewe n'uko ubyumva, ariko iyo ushyize mu buryo bwagutse, ubona ko noheli ziri kubaho ntabwo ziryoshye, kuko noheli iryoha iyo yavukiye mu mutima w'abihannye. Abatihana rero, Yesu se yavukira hehe? Ahatari Yesu rero nta noheli. Yesu wo ku magambo gusa nk'uw'abanazi, uwo nguwo ntabwo ari Yesu, kuko ikiranga umukristo nyawe ni uko hari hataba intambara nk'izo tubona mu karere. Ntabwo haba amabi yose turi kubona, amabi tubona akabije ari kuba mu karere. Niyo mpamvu nsaba cyangwa se mbatangariza ko hari kimwe Kabera yambwiye cyakorwa, ariko gisaba byinshi. Ni impinduka itoroshye, ni impinduka itapfa kuba gutyo gusa, bisaba amasengesho akomeye, bisaba ndetse n'uburyo bundi finansiyeri, ariko icyihutirwa cya mbere ni amasengesho kugira ngo imitima y'akahebwe nk'iy'abanazi ibashe kumva icyo Imana yifuza kuri twe muri iki gihe cya none, igihe akarere kacu kari kumenekamo amaraso menshi ku mpande zombi. Intambara amoko yose ari gupfusha abantu kubera iyi ntambara y'abanazi. Ntabwo Imana yishimiye aya maraso akomeje kumeneka azira ubusa. Bakunzi bene data muri Yesu Kristo, Imana y'amahoro ibane namwe. Nubwo noheli itaturyoheye, ariko mugire noheli nziza. Reka twubahe Imana dusenge. Imana Data wa twese, shimwa ko waje muri twe wigize umuntu witwa Yesu, kugira ngo natwe twafatwaga nk'abanyamahanga twinjire mu muryango w'ubwoko bwawe, kubwo kwizera Yesu Kristo ko ari we mwami n'umukiza wacu. Yesu twizera akorera mu itorero mu kwagura umuryango w'abizera bafite imitima iberamo noheli, imitima y'abihana, imitima yicisha bugufi ku rwego rw'aho Yesu yavukiye mu kiraro cy'inka kandi ari umwami. Data mwiza, suka ububyutse mu itorero rigeze ubutumwa bwiza ku mitima y'akahebwe nk'iy'abanazi bo mu gihe cya Hitireri, maze noheli y'ubutaha izasange bakwiteguye. Bisabye mu izina rya Yesu umwami n'umukiza wacu. Amena.